turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye kugira ngo utugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Bana b'Imana ni muhumure twakira ijambo ry'umukiro kuri wa gatatu w'icyumweru cya 16 tariki 20 Nyakanga 2022. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa mbere umurongo wa mbere n'umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Ngaya amagambo Yeremiya mwene Hilikiyahu wari umwe mu bahereza bitambo babaga Anatoti mu ntara ya Benyamini. Uhora yambwira ijambo agira ati ndarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi nakwitora utaravuka ngo ugire umuhanuzi w'amahanga. Ubwo nanjye ndatakamba nti rwose nyagasani Imana sinshobora kuvuga dore ndacyari muto. Nuko uhoraho arambwira ati uyivuga ngo ndacyari muto kuko nkohereza hose uzajyayo kandi ibyo ngutuma byose ukazabivuga. Ntugire umuntu utinya, humura turi kumwe ndagutabara. Uwo nuhoraho bivuze. Uhoranyegereza ikiganza ankora ku munwa maze arambwira ati dore shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Umenye ko uyu munsi ngo ubasha ku mahanga no ku bihugu byose kugira ngo urandure kandi uhirike utsembe kandi usenye kugira ngo wubake kandi utere imbuto. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 71. Iminsi yose nzamamaza ubudahemuka bwawe n'agakiza kawe. Uhoraho ni wo buhungiro bwanjye sinzateterezwa bibaho. Mu butabera bwawe nkiranure undengere untege amatwi maze undokore. Umbere urutare negamira nshobora guhungiramo buri gihe. Wiyemeje kunkiza wowe rutare rwanjye rw'intamenwa. Niwo mizero yanjye nyagasani narakwisunze kuva nkivuka unyitora nkiri mu nda ya mama. Nicyo gituma nzahora gusingiza. Nzatangaza ukuntu uri indahemuka iminsi yose namamaze agakiza kawe. Mana winyigishirize kuva mu buto bwanjye na n'ubu ndacyarata ibyiza byawe. Iminsi yose nzamamaza ubudahemuka bwawe n'agakiza kawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Uwo munsi Yesu ava imuhira maze yicara ku nkombe y'inyanja. Abantu benshi bamuteranira iruhande bituma ajya kwicara mu bwato naho rubanda rwose ruhagaze ku nkombe. Ababwira byinshi mu migani ati mubibye yavuye iwe ajya kubiba. Nuko igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira inyoni ziraza zirazirya. Izindi zigwa mu rubuye ntizahasanga igitaka cyinshi nuko zimera vuba kuko igitaka cyari gike. Izuba rivuye zirashya ziruma kuko zitari zifite imizi. Izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura nuko arazipfukirana. Izindi zigwa mu gitaka cyiza nuko zera imbuto imwe 100 indi 60 indi 30. Ufite amatwi niyumve. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe nidukomere muri Kristo dushinge imizi muri Kristo nibwo tuzakomera koko maze tukera imbuto nziza kandi nyinshi mu bukristo bwacu muri Kristo. Muri amasomo atagatifu turazirikana ku ngingo igira iti uko nakira ijambo ry'Imana. Iyi ngingo ntiyasigana naho ryakirira uburyo ryakira bikampindura cyangwa bikampindanya bitewe n'uburyo nyine ryakiriye cyangwa naho ryakiriye. Ijambo ry'Imana ababyeyi ese nyo nisuzumye ntibereye koko buri munsi uko numva ijambo ry'Imana nge nampinduka buri munsi cyangwa nge nampindana buri munsi kandi byaba ngo ko gucupira gusubira ibubisi gusubira inyuma aho gutera imbere ngatera inyuma. Ngo umunyeshuri waruzi ubwenge cyane ngo kandi ngo nawe abizi ari bo wa mbere muri ako karere. Ubwo none ngo no kugira ngo yige ngo ntifuze ko hari undi wamusakuriza icyamubangamira cyari cyo cyose. Nuko nyine agakunda ahantu h'umutuzo dano calme ubundi akamanukura ibisubizo kakava agatsinda. Ngo rero umunsi umwe baza guhindura imiriye y'ikizamini bajya gukorera ikizamini mu mujyi. Yaravuye mu cyaro birumvikana. Ubwo yari amarushanwa les concours yiteze nyine ko ajye kubanikira nk'uko bisanzwe. Icyo cyumba rero bakoragamo ikizamini cyari cyegeranye na mule iri gusya imyumbati. Munsi y'icyo cyumba kandi hari uruganda rubaza imbaho mu isarumara. Haruguru kandi icyo cyumba ngo hari abahondaguraga amabuye kuko nyine bari kubaka. Hafi yaho kandi hari abacuruzi ndetse n'abakanishi bakikije icyo cyumba. Mbese isoko riri hafi aho ngaho urusako rwose. Nuko rero bazana ikizamini cy'imihiriko calcul mental. Icyo kizamini ngo cyari giteye gitya. Ku ruhande rumwe fata umubare w'intumwa za Yesu ukube n'imiryango ya Isiraheli. Hanyuma igisubizo ubonye ukibike ku ruhande rw'iburyo
icyo gisubizo cy'iburyo uze gukuramo icy'ibumoso giteye gitya. Wa mubare w'imigati n'amafi Yezu yatubuye akagaburira abantu benshi. Uwo mubare kandi ubanje kuwukuba n'umubare w'amategeko y'Imana uteranyeho n'umubare w'ibitabo bigize biriya ntagatifu. Aha ngicyo kizamini ababyeyi. Kuri wowe niba uzi koko calcul mental, rya jambo ry'ikilatini mens mentis calcul mental, wabona kangahe wowe? Nuko ngo umunyeshuri wacu aratangira arakora koko, ngo maze gutangira iburyo umva muri ako kanya imashini itangiye guhinda, yani iri gusekura imyumbati. Wa munyeshuri ngo atangira kwishima mu mutwe, biri kumuderanje nyine, ngo barekeraho kumusakuriza. Nuko ariko arakomeza bya kigabo, atangiye gukuba. Muri ako kanya muri rya soko umva abasinzi bari gutambuka bagenda baririmba. Wa munyeshuri nanone arakomeza yishima mu mutwe. Arangije igisubizo cy'iburyo ajya gutangira ibumoso nyine ngo atangira kuremo. Noneho yumva babubatsi bari guhondagura amabuye, byacitse urusaku ari rwose. Nuko abonye bikomeye bitangiye kwivanga, asaba uruhushya nk'ugiye kwihagarika. Nuko aragenda ajya muri ya sarumara, abasaba ko bamworoheye akanya gato ngo banze yirangize ikizamini cye. Agarutse ageze muri cya cyumba cy'ibizamini yumva inzogera barasonye ngo ikizamini kirarangiye. Babyeyi banyeshuri, niba wakurikiye umwitozo, uyu munyeshuri wagombaga kwicara hamwe akabona n'igisubizo kimwe. Navugaga rimwe urudori, kuguma hamwe, gutazerera, kwicara hamwe bitanga ubumwe, bitanga rimwe. Nuko wacatsinda ikizamini nacyo azize iki? Azize urusaku, gutaba concentre, guticara hamwe, gutaguma hamwe, azize miliye y'urusaku yagiye gukoreramo, azize akavuyo. Bakristo bavandimwe, uko niko abakristo natwe iyo tujagaraye birangira nyine dutsinzwe. Ijambo ry'Imana rikaba ryadusanga mu isoko. Nyamara iyo nkibimenya nkajya muri chapelle hakiri kare, oratoire, mu rusengero aho nsengera, wicwa mugani w'ikinyarwanda utazanyuzurizwaho ngo uyambariza kwishyiga ikagusiga ivu. Mbega ukuntu nyatsindwa ikizamini cyoroshye ngo kandi ngo ndi umuhanga kubera kubura umutuzo, concentration. Mbega ukuntu njagaraye mu by'isi bigatuma ntsindwa, bigatuma ntazabura n'ijuru, yewe bigatuma muri Imana. Kandi byaba aho nakirira ijambo ry'Imana hameze hate? Ibaze nanjye nibaze. Mu isomo rya mbere bavandimwe turumva Imana ihamagara umugaragu wayo Yeremiya ndetse ikanamuha n'ubutumwa ngo imutume, ikamwibutsa igihe yahereye imuhamagara ataranavuka nawe atabizi. Aho mpurira n'Imana, aho Imana yankuye bwa mbere, aho mpurira n'Imana n'ikinuma n'uburyo ngisohoza, ndetse yo mu bibazo nako kavuyo hose Imana irahanyura kugira ngo mbashyire umurongo mwiza, ushyire umurongo mu butumwa. Nuko Imana ibwira Yeremiya iti, dore nshyize amagambo yajya mu kanwa kawe, nguhaye ububasha ku mahanga yose, ku bihugu byose, kugira ngo urandure kandi uhirike, utsembe kandi usenye, kugira ngo wubake kandi utere imbuto. Amen, amen. Uyu muhanuzi Yeremiya Imana itumye kumwamamaza mu ijambo ryayo, twamujyana muri Evanjili uyu mubiryi uri kubiba imbuto. Anajyo biza ko tuganisha kubuhogeza butumwa abandi bagomba gutanga n'urugero rwiza mu kwakira, mu kumva kwakira ijambo ry'Imana kandi bakarisoza neza. Baba Kristo wowe nanjye bumva ijambo ry'Imana buri munsi, bakera imbuto nyinshi kandi nziza. Matayo mu kwandika Evanjili Yezu Kristo abumbira amagambo Yezu mu nyigisho 5 discours. Iya mbere ni inyigisho ku musozi, umutwe wa 5 kugeza ku wa 7, sermon sur la montagne. Ubwa kabiri ni inama Yezu aha intumwa ze zigiye mu butumwa, uwo ni umutwe wa 10, consigne pour la mission. Icya gatatu imigani ku ngoma y'Imana, umutwe wa 13, parabole du royaume. Noneho ku nshuro ya 4 ni inyigisho ku buzima bwo kubana, Matayo 18, leçon sur la vie en communauté. Noneho bwa nyuma ni inyigisho ku bihe bya nyuma, discours sur l'eschatologie, umutwe wa 24 ndetse no 25. Uyu munsi rero twatangiye icyo gice cya gatatu, parabole du royaume, imigani ku ngoma y'Imana, aho twahereye ku mubibyi sommaire. Umubibyi mukuru ni Yezu, ubwo Yezu mubigeranye kudusobanurira ijambo ry'Imana, iryo juru, ingoma y'ijuru ko iteye mu bigeranyo by'umubibyi ubiba imbuto mu murima. Bikatwibutsa ko ingoma y'Imana ari yo bera tugenda twumvaho, uko tugenda mu nzira yo kwemera tugenda dusobanukirwa buhoro buhoro, bityo tukazayumva burundu tugeze mu ijuru twicanye n'Imana Data, turi kumwe n'Imana imbona nkubone. Twumvise muri Evanjili imbuto ziri ubwoko bune, ubwo ku nshuro 3 za mbere umubibyi ahura n'ubwoko bw'inzitizi bugera muri 3 nanone, inyoni, urubuye ndetse n'amahwa. Noneho kugeza ku nshuro ya 4 mu gitaka cyiza akeza imbuto z'ubwoko bwinshi, ça c'est l'espérance, icyizere,
kwihangana. Aha uyu mugani rero ukagana kariho ukatwerekeza ku rugendo rwacu nk'abakristu bari mu nzira, bari mu rugendo, bari mu butayu ndetse bari no mu ishuri. Nk'aho umunyeshuri gukora imihiriko calcul mental akayikorera mu rusaku, ibyo ni ibyonnyi. Aho nyine n'umugenzi wese ku rugendo ashobora guhura n'ibibazo, ubukene, inzara, uburwayi, ingorane, ibitotezo rwa rusaku. Ariko hejuru y'ibyo byose Imana iri kumwe nawe mu rugendo ikazamuha igisubizo kimwe atari yiteze byarimwe, nibwo azakira akera imbuto nyinshi akabaho neza. Ariko akayamvugo y'ikinyarwanda ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Rero natwe abakristo urugendo rwacu nk'abakristo hano ku isi amaherezo niyo nzu nyine, ni mu ijuru mu gitaka cyiza. Aha ni ubumwe, ni cya gisubizo nyine cyaho umunyeshuri agomba kubona cya gihe azaba ari concentré, atarangaye, ntabimurangaza, yatsinze nyine bya bigusha byose. Aramutse yicaye hamwe agahangana n'urwo rusaku ibigusha ibimurangaza, akaba maso, être vigilant, la concentration. Cya gitabo ngo comment concentrer son attention. Rero mu Kristo nyuma yo kumva ibyanditswe bitagatifu bitwibutsa ko turi abanyeshuri natwe tugomba kwicara hamwe, kandi ko hafi yacu hari abandi bashakashatsi bibere mu byabo induruburi, abanyenganda, abacuruzi. Urusaku ni rwose. Nawe urebe imbuto yawe ari nayo mpamba yawe kuri urwo rugendo nyine muri iryo shuri. Urebe niba nta nyoni zatangiye gukonera, niba nta mahwa yatangiye gukujomba cyangwa amabuye yagutsikamiye, bya bibazo ukaba wahombana ndetse no guhomboka bitabuze. Bityo iyo mbuto yawe cyangwa iyo mpamba yawe ikaba yanabora kubera ibyo byonnyi. Impamba nk'abakristo turi ku rugendo, ibisubizo tugomba gutanga kugera ku gisubizo cyiza, kugera ku ntego. Yeremiya Imana ituma ngo aburire umuryango w'Imana arerekeza kuri Yezu Kristo, jambo w'Imana wigize umuntu. Yezu mbwira buri munsi nk'umukristo, akanyongorera buri munsi, akambwira kugira ngo ndusheho kwera imbuto nziza, twunga ubumwe nawe ndetse n'abavandimwe. Bwa bumwe babyeyi, cya gisubizo rimwe. Ariko se ntibereye ni kangahe nk'umwanya ijambo ry'Imana buri munsi? Wasanga ryumva buri munsi koko, ariko kubera aho narindi, aho naryumviye rwa rusaku, rya jambo ntirigeze rincengera ngo rishinge imizi muri njye maze ryera imbuto uko bikwiye, uko Yezu ashaka. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo hari umupadiri wabanaga n'umufaratiri muri paruwasi. Uwo mufaratiri akaba yari ari kwimenyereza iby'iyo nzira nyine n'umuhamagaro we wo kwiha Imana. Nuko ngo igihe kiragera wa museminari arabihirwa, desespoir, arabihirwa cyane pe. Maze ategura ibyo gutaha. Nuko mu gihe cyo gutaha ajya gusezera kuri Musenyeri w'iyo diocese. Nuko Musenyeri aramwicaza baraganira, amubaza impamvu agiye kurambika, yarambiwe, atarajya no ku muhamagaro we yatangiye, kandi ngo yarageze hafi. Nuko wa museminari ngo aramubwira ati, Musenyeri rero padiri tubana mbona atanyarira imbuto nziza, sinkubeshye, bigatuma nanjye ncika intege, ngo wasanga nanjye ningeramo hari abo nzatsikamira, hari abo nzapfukirana. Nuko museminari amuha urugero rwa vuba, ano rwo rubaye imbarutso yo kwigendera. Ngo ukuntu uwo mupadiri umunsi we ngo yari ataramye hafi y'isoko, ntari buze guhavuga mu izina, ari kumva umuziki. Ubwo hari muri weekend nk'abandi bose kuwa gatandatu, ubwo buri buze gucya azinduka asoma misa y'icyumweru. Nuko ko padiri yakomezaga kugenda asoma, rumbaze niba ari igitabo cy'amasomo ya misa Bibiliya, ari no guteguriramo inyigisho y'icyumweru. Ibyo nduhita ubimbaza. Ariko ngo birangira atangiye no kwandika, dore ko n'umuhanga avuga ngo travailler c'est écrire, ngo gukora ngo no kwandika. Sinshaka no kwerura ubwoko bw'inyandiko yandikaga aho ngaho, niba ari hieroglyphe ya nyandiko yo mu Misiri mu banyamahanga. Nuko ngo cyabaje uwo museminari akaba skandalize, yuva padiri amutumyeho minuit mo local muri iryo joro, muri icyo gicuku, ngo amuzanire Bibiliya, ngo ategure inyigisho azabwira nako azasomera abakristo ku cyumweru. Wa mufaratiri yibaza uburyo agiye gutinyuka kwinjira aho hantu muri iryo joro. Ariko nanone akomeza no kwibaza no kuri iyo nyigisho y'icyo cyumweru itegurira aho muri ako karere uburyo iza ko bimeze. Nuko wa museminari akomeza ati, narumviye rero mushyira ya Bibiliya, cyakora sinshaka kuvuga uko misa yarangiye. Nuko rero Musenyeri ndabona ntakomeza ngenda nca kuri bakuru banjye, wasanga nanjye ntacyo nzabarusha ningeramo. None rero ndarambiwe, ndarambitse, mbagarikiye aha ngaha. Nuko Musenyeri afata ijambo maze aramubwira ati, mwana wanjye rero komeza inzira watangiye, wicika intege. Ibigusha bibaho mu buzima, ibyo ntibibaho,
ariko komeza inzira watangiye. Uriya mupadiri utegura ijambo ry'Imana muri iyo saro muri ako karere kwageranya n'isoko cyangwa ikabare mu nzira, kandi afite oratoire chapelle aho yasengera, mwihorere we yageze mu mwanya we. Niba ari kuca ubusa biramureba, niba nta musaruro gutanga muri uwo mwanya we, ntabwo ariho bizabazwa, niwe bizabazwa. Wishaka kwigera ko imitwaro utazabazwa wowe, ari gukina ku mwanya we mu gihe uwawe ari vide, ntawe uri kuwukinamo, ntawe urimo. Wishaka gufata uwo mwanya w'umupadiri mu gihe uwawe nta wundi urimo, ntawe urawugeramo. Ngubwo rero ubuzima bw'uwihaye Imana, umukristo uhura n'urucantege, abamutsikamira, abamubangamira, ibyonyi, ibigusha, abamuhingero mbi cyane cyane zinamugusha, yewe abamutoteza, abamugusha, abamutsikamira. Ariko muri ibyo byose niba agifite ukwemera, agakomeza agatwaza kugeza ageze ku ntego, ku mugambi mwiza. Nawe rero mwana wanjye, komeza utwaze mpaka ugeze ku muhamagaro wawe Imana yaguteguriye. Aho ubundi ubonye gusa les échecs, ibibazo, gutsindwa, ingero mbi, ugahita uhagarikira aho ngaho, kandi utaragera kuri réussite, ntubushyitse nyine, ugarukira mu nzira, urapfapfana. Komera rero ukomeze ugere ku ntego. Wowe rero ntuzakore nka mukuru wawe niba ari gukora nabi, ahubwo uzakore nk'uko Yezu akubwira, uzakora icyo Yezu agutuma. Bakristo bavandimwe turi muri kiliziya, nguko imihibikano y'isi ituzitira mu kwegera Imana no ku ijambo ry'Imana, tukariha umwanya wa nyuma, iminota mike yamunkize. Ngewe padiri nkaba nategura gusa ibyo nzigisha, kubwira abandi ariko ngewe sinibwire, kubwira abandi ariko ngewe ntihagire icyo ijambo ry'Imana rimbwira, ntihagire icyo ntoramo. Icyo gihe nibwo nshobora kuza kugwa mu gishuko, ngategurira muri bara, muri hoteli, muri saro, kuri ifoto ya Bibiliya iri hafi y'ikese y'inzoga. None se koko padiri we, ntuzi wa mugani ngo ntawuvanga amasaka n'amasakramentu? Padiri wihaye Imana, ni wowe Yeremiya Imana iri gutuma mu Kristo, uri Yeremiya Imana iri gutuma gushishikaza abandi ngo bahinduke. Wowe se urasigara nk'ipoto cyangwa nka cya cyapa kiyobora abandi, ariko kigasigara gishinze mu Kristo. Koko ukomeze wegamiye ibyatsi, nkomeze negamiye icupa. Koko uzumva mwa bakristo bakubwira bati, njye numva ijambo ry'Imana, ndi gukoropa, ndi gukora isuku iwanjye, ndi koza amasafuriya, ibyombo, ndi gukubura, ndi mu isoko, ndi gucuruza, niyumvira nk'umuziki usanzwe. None se mu Kristo umuvandimwe, niba utitarura iryo soko ngo ujye ku isoko Imana uyumvira aho ugomba kuyumvira nyine, wagize ngo uzumva iki kubwira neza, cyangwa uziyumvira amajwi y'abandi n'ahandi? Buriya niba mukazana Imana iri kubwira, ni mabukwe Imana iri kubwira, ni umugabo Imana iri kubwira, ni umugore iri kubwira gusa, ngo birareba abandi ngo nye ntibindeba we. Mbega wowe, umuhamagaro wanjye Imana impamagaramo mwumva nte? Ese umuhamagaro Imana impamagaramo mwumva nte? Nkurikira gute hamwe n'urwo rucantege? Aka kantu ngiye kuvuga ugacaho akarongo. Niwumva ijambo ry'Imana buri munsi, ukaza kurangira wumvise gusa ari abandi bavugwa gusa, uziyandikeho danger de mort, uhegereye wapfa, unyegereye wapfa. Erega Imana buri jambo rya buri munsi igira igisubizo bayangeneye kugira ngo nyumve. Ushobora no kubona mu kibazo rega, ariko ukamenya ubwenge bwo kuza kugisubiza. Umuhanga Nelson Mandela niwe wavuze ati, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ngo ntacyo nshobora gutakaza mu buzima, ndaronka cyangwa nkabyigiramo. Ijambo ry'Imana rya buri munsi aho ngomba kwigira, aho numvira ijambo ry'Imana ni hehe? Ngomba kuba ubwenge, ubuhanga. Umuhanga ati, comme la classe reste le milieu d'études, le marché pour le commerce, bar de bière pour les buveurs, chemin pour les voyageurs, le champ pour cultiver, le laboratoire pour travailler, la chapelle, le lieu d'adoration, de prière, milieu de prière. Kiliziya, urusengero, oratoire, chapelle, aho mpurira n'Imana, aho nsengera nyine. Yesu mwana w'Imana, uyu munsi fasha umugambi wo gutongera kwihunga, bityo nkajya muri kiliziya yawe, ngasenga, ngashengerera, ngasenga kandi ubutarambirwa, ndagusiba ingoro yawe, ingoro y'Imana, kuko niho nzakura ibisubizo bizangeza mu ijuru. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.